icyo hisemo kuza ku Muranga Family TV nujye wenda n'ukundane n'umuntu usanzwe ugahitamo kubuza hano ku Muranga byanaje hano nyine kwa ko nabonye muhuza abantu yego couple meza bakishimana like ndavuga ati bya bintu ushaka wabishoboka reka ndebe abona nanjye ngize amahirwe da yego mbese aho umusore yaba atuye hose nta kibazo long distance nta kibazo iranaryoha cyane iryoha gute ubwo iryoha gute long distance iraryoha cyane wazajya umuca inyuma niyo mpamvu bikonda ituma ubona umuntu burya kwitaho gute se kandi igihe mpamvu uvuga muri kumwe wenda ari bw'inyine yakwitaho ukabibona uri kumva niba twejyanye kongera hari akabayike k'igihumbi yego ni ibintu birizi ushobora no gukora wabuze n'ibyo ukora ariko kukwitaho uri kuvuga ni ukuhe kukwitaho nyine kuba azi amakuru yawe ukuntu umeze like umuntu rero uri muri long distance akabona n'umwanya umuntu uri nk'aho hantu urabizi ko amasaha adahura sometimes tuba turyamye bo bari maso yego umuntu ushobora kwigomwa akavuga ati reka mvugishe sheri atararyama tasarira imana ase ko numva uri kujya cyane ku bantu bari hanze ni rwo rugero wari umpaye rw'abantu bari hanze niyo mpamvu nkubwiye ko nta kintu byaba bitwaye kubera ko ari byiza nabyo ese ko nakurebye nkabona ukeye cyane ra uko usa uko wambaye biragaragara ko ufite kashi umusore nawe agomba kuba yibitseho amafaranga no si ibyo nshingiraho agomba kuba yibitseho urukundo icyo nzi cyo ni uko umuntu nyine urukundo ruta byose ahantu hari amafaranga urukundo rwaza ariko amafaranga ahari urukundo amafaranga yaza ariko byakugora gufata umuntu ufite amafaranga ikaze none ku Muranga Family TV isiwa Garutina riri ni YouTube usanga abakobwa beza bibyuki ndetse n'abasore beza b'amabogari bameze neza dore ko mwese mutwandikira mutubwira ko mubikundira mwabishimiye niba rero ukiri single cyangwa ukaba ushaka urwa mbere bitaragenze neza icano ni yawe kurikira iyi video yose ubona utanda umukunzi w'inzozi zawe kora subscribe n'uyibagirwe batazagutanga like share kugira ngo bagenzi bawe uzi batazagumirwa dore ko wabuze umuranga iheze wabo reka rero ne kubatindira mbazanira umukobwa mwiza w'uburanga atubwira umusore yifuza ibyo agomba kuba yujuje cameraman uyu mukobwa nagira ngo munzumingire neza face bayirebe bari y'amasomo manini meza wow what's beautiful muraho neza umeze bon mwari mwiza utagira ukwasa utagira utubwira naho utuye kugira ngo abadukurikira bakumenye neza nitwa Yvette yego Kimisagara uce Kimisagara yego mu rugo ni Kamonyi niho mvuka ariko ubu ngubu Kimisagara kuri cyo Kimisagara ni muri famille nyine ni muri famille no kubushozi bwabaye buke bw'iwanyu no kubera akazi no kubera icyo uri hano oya nuko nyine niho nkunda kuba ndi cyane nukunda kubuye ukora iki nacyo nuko uri muri famille gusa ukunda iki mu bijyanye n'iki mu bijyanye no mu buzima busanzwe hobby yawe ni iyihe hobby yanjye ni nkunda kuganira yego ubu rero ugiye kubwira umusore urimo kukureba kugira ngo akumenye birushijeho kubw'iyo mpamvu ngiye kugenda nkubaza utu tubazo uransubiza uri tayari cyane none se Yvette kumbona uri mwiza gutya ubu koko agaseke karacyapfundikiye ibyo ni ibanga ryanjye n'umukunzi uzampitamo ngo ki okay impamvu narimbe kubajije nagira ngo nyine umukunzi uzaguhitamo nyine umubwire rigara abasore bakunda amasugi n'abasore bakunda umukobwa wenda utirarira ibyo ngibyo ndibaza iyo wakunze umuntu atari impamvu byo yatuma umwanga yego nankunda wenda azabimenya kandi natanankunda it's okay yego
Ndukitegereza ubwiza bwawe bukandangaza anyway. Ufite amaso meza, imibiri yombi iceye, mbese ni hatari. Thank you. Umusore ushaka urimo kutureba aka kanya agomba kuba physical appearance ameze ati kugira ngo yewukane umwari nkawe utagira ukwasa Yvette. Nta birenze. Physical appearance nagikonta sindeba inzobe cyangwa igikara kuba nagukunze gusa kantu ngo utipe ufite ubwanwa. Ego kamani kwiki kunduma ufite ubwanwa se? Simbizi nyine babana ari ukinga neza cyangwa sha uri muri babandi ngo bakora ubwonko bw'abasore. Ngi twahoze tuganira tutaraza kuri kamera nabonye uri umwana mwiza anyway. Thank you. Biragaragara ko ababyeyi bagutoje indangagaciro nziza cyangwa se nuko wenda wabura umukristo? Byose birunganirana. Gusenga kuri wowe bivuze iki? Gusenga ni byiza kuri njyewe. Ndanabikunda nkunda umuntu usenga. Nimwe mu ngingo ugenderaho ushaka umusore uri kutureba cyangwa se wenda umusore ugutegereje ubu musengera? Ibyo byo ni nk'itegeko umuntu agomba kuba asenga kuko si waba mwese udasenga. Oya ndi kuvuga gusenga usaba Imana umukunzi. Ibyo simbizi ntago nsenga nsaba Imana umukunzi cyane ko nzi ko igomba kumuma kuko yarandemye mu mutima irabizi ko ngomba gukundana so nzi ko ngomba kumubona ubwo wenda icyo nasengera ni uko uwo mukunzi yaba ameze. Wifuza ko umukunzi yaba ameze ate rero? Yaba nyine ahuye nasaba Imana ko yaba umuntu duhuye uko yandemye nibizi. Okay, wowe none tubwire characters zawe uri umuntu ki niye mico kuranga niye mico iranga Yvette? Yvette ni umukobwa ukunda kuganira. Yego. Nkunda kuba ahantu hatuje. Ariko nanone nubaha Imana nubaha n'ababyeyi nubaha abantu bose nyine ndabubaha kandi ndabakunda. Nese Yvette wowe wakunze kutubwira ati ushaka umukunzi cyangwa se Imana iguha umukunzi umeze nkawe uhwanye nawe. Ese wowe uwo mukunzi nuwe? Okay, dutangira kuri physical appearance. Watubwiye ko afite ikiroso. Aho ushaka umusore ufite ikiroso cyangwa se ufite ubwanwa? Nibyo byonyine kuri physical appearance? Kuri physical ashaka kuba ari igikara, ashaka kuba ari inzobe ariko icyo nakubwiye gikonta ni icyo ngicyo apfa kuba ari naturere. Okay, none afite ari yenyine. Yego. Tujye ku mico noneho imico agomba kuba afite. Nanga ibintu byose nabyihanganira like ngukunda byose nabyihangana ikintu ntakihanganira ni kimwe. Yego. Umuntu mbeshya. Wowe umunyakuri? Of course. Ibintu byose twaganira turaza hano kuri kamera byari ukuri? Cyane rwose. Oya. Biba tutari turi muri blague byari ukuri. Ubwo si bigora cyane kumenya ukuri kwawe na blague nyinshi cyane ko tubwiye ko blague zawe ari nyinshi cyane. Uri kumva mu rukundo n'ahantu abantu baba honete bakabwizanya ukuri. Bitandukanye nuko twaba turimo tuganira hano twivugira ibintu bisanzwe kugira ngo ikiganiro kiryohe of course. Nese uri tayari guhita ujya mu mago cyangwa wabanza kwirira ubuzima n'umusore uzaguhitamo mwisokera mutembera mbese inshingano z'umudamu abana si vuba? Habanza urukundo nirwo rugenda rugena igihe n'ibindi bizabera. Ntago nakubwira ngo turahita tukundana none aha ngo mvuge ngo nshaka ko duhita tubana. Yego. Ariko urukundo nyine iyo mukundanye nirwo rugenda rutuma wumva ushaka kubana n'uriya muntu. But first of all hakora urukundo tu. Bugusabye ko muryamana mbere mutarakora ubukwe umusore gusaba ko muryamana? Izo ni wishize ze ntago wazimurenganyiriza. Ntago numva ko ibyo ngibyo ari defo. Uri kumbaza niba nabyemera cyangwa ntabyemera? Wabyemera? No, it depends. Nyine ibyo ni ibintu abantu bumvikanaho mu rukundo biba. Ntago ubwo ushaka guhita mvuga ngo sinabyemera ngo cyangwa nabyemera. Yego. Ariko ibyo ni ubwumvikane bw'abantu bakundana. First of all nukubanza kumubona ukamumenya. Bivuze ngo mushobora kuryamana cyane muryamana? No, uburenganzira bw'abantu muri relationship yabo ntago ibyo njya mbyivanga. Ese wigeze ukundaho? Of course. Umuhungu mwakundanye ntago mwigeze mu having a fun? Having a fun like
ibyo ni private life. Nshaka gusubiza ibyo mbonye byose hano kubera ko ntago ndi addicted kw'ibyo bintu, ariko nkuko twaganiriye mbere twavuganye ko iyo uje kuri kamera uvuga ukuri, ukavuga ukuri nk'uko wambaye ubusa, ku buryo umusore uzaza azaba azi umuntu asanze. Hari ukuri navuga, hari ukuri utanshuka kubeshya Ive, kandi wambwiye ko ugomba kuvugisha ukuri kuri kamera. Reka nkubwire, uri kumva umuntu bitewe n'ubuzima ari kugenda ageramo, hari icyo bumutegeka gukora. So right now ntabwo nakubwira ngo mu rukundo nzaryamana n'umuntu kandi ntaranarugeramo, like sinzi uko bizaba bimeze. Ariko igisubizo twakihaye. Ariko rero sibyo no kuba ntacyo navuze. Ive, sibyo no kuba uri ni mwiza rero, n'imyenda irakubereye rwose, ako gakanzu wambaye karakubereye. Thank you. Neza rero cyangwa se imyenda ukunda ku buryo umusore urimo kutureba wagukunze yazajya akugurira, aguhereza nk'impano mu gihe wenda wabyaye, wenda mubyarakunze, mu gihe wenda mumaze kwimana, maze gukora ubukwe. Cyane uko atubwiye ko tubwiye ko utashaka ibintu byo kwanza kuryoshya, ushaka kujya mu mago. Ndashaka urukundo ruri seriye. Mu minsi mike muzatamutumira mu gikwe. Bibaye ngombwa. Rero nihe myenda cyangwa nize star ukunda kwambara n'udukanzu n'ubundi? No, mu buzima busanzwe ubundi nikundira kwambara amapantaro. Yego. Ndo umukobwa w'amapantaro pe. Bikundira udupantaro. N'amakanzu ndayambara kwa of course ndo umukobwa sometimes ugomba kuba umunyarwandakazi. Kubera ukise uyu munsi kuza ku muranga wahisemo kuzambaye agakanzu? Nyine ndo umukobwa ngomba kuza nambaye nk'abakobwa of course, nkagaragara nk'abakobwa. Yego. Nise Ive, rero hano ku muranga uba urimo kurebwa n'abasore bari ahantu hagiye hatandukanye, urugero muri Germany, USA, Gisenyi, Ububiligi ndetse hirya no hino ku isi mbese. Mbese aho umusore yaba atuye hose nta kibazo? Long distance nta kibazo, iranaryoha cyane. Iryoha gute ubwo? Iryoha gute? Long distance iraryoha cyane. Wazajya umuca inyuma niyo mpamvu bikunda? Ituma ubona umuntu burya kwitaho. Gute se kandi igihe mpamvu uvuga ko muri kumwe wenda ari bwo nyine yakwitaho ukabibona? Uri kumva niba twegeranye kongera hari akabayike k'igihumbi. Yego. Ni ibintu birizi ushobora no gukora wabuze n'ibyo ukora. Ariko kukwitaho uri kuvuga ni ukuhe? Kukwitaho nyine kuba azi amakuru yawe ukuntu umeze, like umuntu rero uri muri long distance akabona n'umwanya, umuntu uri nk'aho hantu urabizi ko amasaha adahura, sometimes tuba turyamye bo bari maso. Yego. Umuntu ushobora kwigomwa akavuga ati reka mvugishe sheri atararyama, tasarira Imana. Ase ko numva uri kujya cyane ku bantu bari hanze ra? Ni rwo rugero wari umpaye rw'abantu bari hanze, niyo mpamvu nkubwiye ko nta kintu byaba bitwaye kubera ko ari byiza nabyo. Ese ko nakurebye nkabonekeye cyane ra? Ugusa kwambaye biragaragara ko ufite cash. Umusore nawe agomba kuba yibitse amafaranga? No, si ibyo nshingiraho. Agomba kuba yibitseho urukundo. Icyo nzi cyo nuko umuntu nyine urukundo ruta byose. Ahantu hari amafaranga urukundo rwaza, ariko amafaranga ahari urukundo amafaranga yaza. Yego. Ariko byakugora gufata umuntu ufite amafaranga ngo umuteremo urukundo. Asubwo suko twirariraho? No. Koga mwese ati njewe barishakira urukundo atana amafaranga. Nabikubwira nese wangira utembe ushaka kubikubwira nyine umuntu agira icyo akunda tu. Yego nyine amafaranga aragufasha. Arafasha mu buzima busanzwe kubona ibyo ukeneye, aragufasha pe kuryoherwa n'urukundo, ariko ntago ari yatuma wawe ari wayatuma ukunda umuntu. Ese uvuze kuryoherwa n'urukundo ushatse kuvuga iki? Ubundi Ivete cyangwa se wowe uryoherwa n'urukundo gute? Kuryoherwa n'urukundo ni kwa kundi ushobora gukenera nko kubona umukunzi wawe ukabona uburyo umugeraho utabuze ya transport kubera ubukene nyine uri broke cyangwa se niko nyine kuba umuntu afite amafaranga byaba ari byiza nakubwira. Niki kigugora mu rukundo? Ikintu kingora? Yego. Ese ni iki? Icyo kibazo kiragoye. Ariko mu rukundo ikintu kigorana niyo ufite ikintu utari kumvikanaho n'umupatina wawe.
nicyo kintu kikugora ya biragora ese ni iki muri kikubwira ko uri mu rukundo rw'ukuri cyangwa se uri mu rukundo nyine wumva ko umuntu ari mu partner wawe ni iki kibikubwira ya uburyo aba kwitwaraho ariko bidakwiye ko hari n'uwabikwitwara akubeshya kandi ukabona biririyo ariko iyo umuntu uburyo aba kwitaho agukeyaringa akubonera umwanya ya bishobora kukwereka umuntu wari hari akantu uvuze ngo ari nuze nyine abikora ariko akubeshya ubatandukanyiriza he abahungu bari super kubeshya hari ugeze akubeshya kugaragaza yuko agukunda ariko atabikunda sinzi nimba yarambeshyaga ntago navuga ko yambeshyaga wenda we byari byo nabonaga then biza kurangira nawe urwo rukundo rwawe rwa mbere byarangiye bigenze bite urukundo rwa mbere ntago mbyibuka wagize nyinshi wakundanye wenda n'abasore bangahe ibyo byareka mbireke oya tubwire rega hano hari abasore rega bategereje kukumva kumenya Yvette wanyawe batatu tusugo ni benshi we batatu se ntabwo ari benshi ariko kuri njye ni benshi uwanyuma byagenze gute mwatandukanye bigenze gute no nyine byaranze gute byapfiriye byaranze impamvu turi kuvuga gutyo ni ukugira ngo n'undi musore niba afite iyo ngeso wenda uwa mbere mwapfuye atazongera nyine biriya biba byiza twigiye hahise hacu cyangwa amakosa wananiranye wananiranye gute rero nawe watubwira kugira ngo umusore uri kutureba no ku Blank Family TV nyine uri kumva hari igihe abantu bafite ibintu batumvikanaho so bagahana amahoro tu ni story ndende rero ko iyo muryamana mwaryamana no kutari kwivuga ntabwo ari ibyo ngibyo cyane ko watubwiye ko wabigize ibanga ibyo ntabwo ari ibyo ngibyo ariko nta kibazo ni iki ukunda gukora kikagora abasore muri rukundo nawe nkunda gukora ariyo mpamvu wanavuze ngo basanga n'inyo udashobotse ni iki nyine ushingira uvuga ko udashobotse oya ushobora kuvuga ko ari wowe udashobotse kubera ko nyine wenda imico yawe yamunanije ntago nyine muri guhura icyo gihe hari igihe aba ari wowe udashobotse da ngo warumbajije iyi migenda ashaka iyo mico kugira ngo n'umusore imico yanjye mibi yego niyo mico mibi biyiziwe kanye kubaze neza tubwira amakosa cyangwa se imico mibi biyiziho ubwawe ibangamira umusore ibyo ngibyo bishobora kukubangamira mbere yuko dukundana ariko nyuma sinzi ko kubera ko cyakora ngira akavuyo nyine iyo ndi kumwe n'umuntu mba numva twavayibinga uri kubona hari ukuntu uri kumwe n'umuntu mukundana wakaba ashaka ko muba seriye straight wowe uri sociable wishimye n'umusazi rero nkumva ndi sociable nkumva nakwisanzuraho kamera brother nkakubera sister ariko ibyo mba numva twakabipfuye before kuko ugomba dukundana ubizi ko utwo dusazi ntugira abenshi bakunda kwibaza ko dusazi bigatuma nyine mutakundana mudahuza uri kumva ushobora kuba udakunda umukobwa umeze gutyo utari agasazi nkanjye ibyo rero nyine uri kumva tugihura rwose mpita muhanagurika mu mutwe ariko nabyo nta kibazo uyu muntu yego none ndashaka tubwire amakosa cyangwa imico utajya wihanganira ku buryo umusore nyine aramutse abikoze cyangwa se aramutse ariko ameze akwiye kubanza guhindura mbere yo kwirirwa aza gusaba urukundo nakubwiye ngo nta kosa na rimwe ntakwihanganira usibye kumbeshya kuguca inyuma nta kibazo kuza mwarashakanye akagukubita nta kibazo kutubariza inshingano z'urugo cyangwa kutubariza inshingano nka boyfriend wawe nawe ahubwo ikibazo ni yego kuki wakubiswe byari ngombwa gukubitwa cyangwa nyine byagenze gute ibyo ngibyo harimo nyine ibyo byo kuvuga ngo umuntu yaje yagukubise ntago nibaza ko muri iyi generasiyo hari umugabo ugikubita umugore cyangwa umugore ugikubita umugabo kako of course aba ari umuntu mukuru warashatse ari umuntu mukuru barumva utabangamira umuntu ku rwego agukubita yego ese wowe undi muntu ikindi kintu irindi ngeso nakwihangana yego umuntu unywa itabi yego itabi ryo ni sakirirego kubera icyo umwanga
ntabwo ari ukumwanga ahubwo ni uko nyine hari ikintu uba utabana nacyo. Yego. None se Ive kubera icyo batekereje kuza ku Muranga Family TV ntiwihitiremo nyine umuntu mwahuye ngo mukundane usanzwe uzi ahubwo ukaza ku Muranga? Oya, nawe aje ntabwo namwanga, n'umuntu duhuye dusanzwe tuziranye nawe aje ntabwo namwanga. Impamvu nyine naje hano ni ukugira ngo nyine tumenyane n'abandi bantu na relation igende ive mu bantu tuziranye igende no mu bo tutaziranye nabo tugerageza. Wowe ushaka gushakana cyangwa ushaka gukundana n'umuntu mudasanzwe muziranye? Nakubwiye ngo urukundo ni rwo rugena urushako. Nankunda nkamukunda tugakundana tukabona kubana bikwiye, why not? Tusabana pe. Nakubajije ngo kubera iki wahisemo kuza ku Muranga Family TV? Nyine naje kugira ngo relation nyine tumenyane n'abandi bantu, why not tutakundana n'abandi bantu tudasanzwe tuziranye mu buzima, ngo tumenye nuko bimeze, cyane ko nabonye nyine muhuza amakupure. Byari byiza, so navuze why not na tryinga chance nkareba nyine ko bikunda. Yego. N'uyu mwihariko ufite abandi badafite hano ku Muranga Family TV? Tugira abakobwa benshi ndetse n'abasore benshi banyurana batambuka, by'umwihariko abakobwa benshi cyane. Abakobwa benshi cyane bakunda kuza bavuga ati abahungu rero b'iki gihe baba bashaka ngo twiryamanire na rukundo rw'ukuri, n'abasore ariko nabo bakaza bavuga ati abakobwa b'iki gihe bishakira amafaranga. Ugasanga buri wese afite umwihariko we ariko mwiza afite. Ese wowe nka Yvette n'uyu mwihariko ufite? Njyewe nta mafaranga yanyu nshaka rwose basore beza. Ntabwo ari amafaranga nshaka, icyo nshaka ni umutima. Yego. Niwo mwihariko wonyine ufite? Niwo mwihariko w'ikintu nyine wenda uri kwibaza nshaka ku musore, naho ubundi njyewe ntaho udasanzwe pe. Niwo mwihariko kuri wowe mani ku mico yawe nyine? Ku mico yanjye ibyo ngibyo harimo nyine ibyo byo kuvuga ngo umuntu yaje yagukubise. Ntabwo nibaza ko muri iyi generation hari umugabo ugikubita umugore cyangwa umugore ugikubita umugabo. Of course aba ari umuntu mukuru, warashatse ari umuntu mukuru, barumva utabangamira umuntu ku rwego agukubita. Yego. Ese wowe undi muntu ikindi kintu irindi ngeso nakwihangana. Yego. Umuntu unywa itabi. Yego. Itabi ryo nisakira irego. Kubera icyo umwanga? Ntabwo ari ukumwanga ahubwo ni uko nyine hari ikintu uba utabana nacyo. Yego. None se Ive kubera icyo batekereje kuza ku Muranga Family TV ntiwihitiremo nyine umuntu mwahuye ngo mukundane usanzwe uzi ahubwo ukaza ku Muranga? Oya, nawe aje ntabwo namwanga, n'umuntu duhuye dusanzwe tuziranye nawe aje ntabwo namwanga. Impamvu nyine naje hano ni ukugira ngo nyine tumenyane n'abandi bantu na relation igende ive mu bantu tuziranye igende no mu bo tutaziranye nabo tugerageza. Wowe ushaka gushakana cyangwa ushaka gukundana n'umuntu mudasanzwe muziranye? Nakubwiye ngo urukundo ni rwo rugena urushako. Nankunda nkamukunda tugakundana tukabona kubana bikwiye, why not? Tusabana pe. Nakubajije ngo kubera iki wahisemo kuza ku Muranga Family TV? Nyine naje kugira ngo relation nyine tumenyane n'abandi bantu, why not tutakundana n'abandi bantu tudasanzwe tuziranye mu buzima, ngo tumenye nuko bimeze, cyane ko nabonye nyine muhuza amakupure. Yego. Byari byiza, so navuze why not na tryinga chance nkareba nyine ko bikunda. Yego. N'uyu mwihariko ufite abandi badafite hano ku Muranga Family TV? Tugira abakobwa benshi ndetse n'abasore benshi banyurana batambuka, by'umwihariko abakobwa benshi cyane. Abakobwa benshi cyane bakunda kuza bavuga ati abahungu rero b'iki gihe baba bashaka ngo twiryamanire na rukundo rw'ukuri, n'abasore ariko nabo bakaza bavuga ati abakobwa b'iki gihe bishakira amafaranga. Ugasanga buri wese afite umwihariko we ariko mwiza
afite. Ese wowe nka Yvette n'uye mwihariko ufite? Ngewe nta mafaranga yanyu nshaka rwose basore beza. Ntabwo ari amafaranga nshaka. Yvette, hano rero ku Muranga twakiriye inkumi nyinshi. Tubwira akantu k'umwihariko mbese uko wahakeya umukunzi wawe ku buryo ari wowe ahitamo. Nge ndi umunyakuri. Icyo ni cyo kintu cyiza cya mbere niziho. Hanyuma ku bya keya bye rero ushobora gutanga keya ugasanga batayishaka. Oya tuziko abagabo bakunda keya. Keya zisanzwe ziri basic, zisanzwe nyine zo nita ku bantu. Kuba nita ku bantu rero ndumva bitananiye. None uhe mwihariko ufitemo rero? Umwihariko wo kwita ku bantu se? Wo kwita ku mugabo wawe cyangwa se umusore wawe? Nyine urukumva niba nita ku bantu basanzwe like nta kintu bavuze ngayibaze na birenze. Nisiko icyo wahisemo kuza ku Muranga Family TV nujye wenda n'ukundane n'umuntu usanzwe ugahitamo kuza hano ku Muranga? Byanaje hano nyine kwa ko nabonye muhuza abantu, bakaryama couple meza, bakishimana. Like ndavuga ati bya bintu ushaka wabishoboka. Reka ngende ndebe abona nanjye ngize amahirwe da. Yego. Wabonye ute se Muranga? Muranga ni fresh ahubwo bako muri namwe basore nimuze babatemo ibintu byo kubasingo ntago bikigezweho. Bigomba kurangira n'uyu mwaka. Ntago kumva mugiye vuba twubaka imiryango. Yego. Yvette rero urakoze cyane, twishimiye kubana nawe bakunzi b'Umuranga Family TV. Mwakoze kubana natwe muri part 1 hamwe na Yvette. Muri part 2 rero azatwereka uburyo nyine burambuye uko yajya yita ku mukunzi we ari nawe mugabo w'inzozi ze. Azatwereka igihe azaba yabonye umugabo urya azajya amwakira avuye nko kazi, uko yamufata basohokanye utuntu n'utundi. Mbese urahishiwe ebwana byatari. Uzabane natwe muri part 2. Mwakoze cyane kandi kubana natwe, kanda subscribe na like niba utarabikora ku Muranga. Dukomeje kubazanira inkumi n'abasore mbese nakagaruka. Umva niba utarakora subscribe mboro bikore, ushiringa inshuti zawe zishaka bakunza no ku Muranga. Ubusingo reka burangire kandi nawe nimba barashatse urushako ni rugende neza hano ku Muranga. Nawe twagufasha bitewe n'uwo wifuza. Bise kuba muri kumwe na Tina. Ciao ciao, patuno zayicikwe.